Umwana ukomeje kwamamara mu buryo budasanzwe kandi vuba, aho usanga ku mbuga nkoranyambaga hacicikana amafoto ye ndetse na videos benshi bakomeje kubika muri telefone zabo. Uyu mwana birashoboka ko nawe atari ubwa mbere umubonye niba ukoresha imbuga nkoranyambaga zitandukanye nka Instagram, TikTok, YouTube, Facebook ndetse n'izindi, kuko akomeje kwigarurira imitima ya benshi. Kuri video ye imwe gusa yamamaye uyu mwaka aririmbamo Tenge Tenge. Uyu mwana akomoka mu gihugu cya Uganda. Ni umwana ukigaragara nkaho akiri muto ariko akagira ibitekerezo byagutse. Ni umwana uvuga amagambo make ariko icyo akoze cyose kikaba cyasetsa abantu batari bake. Ngiye wateguriye byinshi kuri uyu mwana ndi Ntagara Delphine. Uyu mwana akomoka mu gihugu cya Uganda. Ni umwana ukigaragara nkaho akiri muto ariko akagira ibitekerezo byagutse. Rango Tenge Tenge twavuga ko uyu mwaka wamubereye w'umugisha, kuko nibwo impano imurimo yagutse ku buryo amahanga yose asigaye amukurikira. Si uyu mwaka gusa agaragaye, kuko ahagana mu mwaka wa 2017 ushyira mu mwaka wa 2018 uyu mwana nabwo yari ahari kandi akoresha imbuga nkoranyambaga zitandukanye. Nibwo yatangiye gukora content kubyina imbyino ze zihariye mu mavideo, akabifatanya n'ubukomediye asetsa abantu. Ibyo byatumye akurura benshi kugeza ubwo uyu mwaka ho byabaye ibindi bindi. Uyu mwana yakuriye mu muhanda, street kid, niyo urebye video ze inyinshi akora aba yibereye mu bihuru mu muhanda yambaye ibintu bidasa neza, ariko ukabona ko ntacyo bimutwaye yari yakiriye. Nubwo bimeze gutyo, ubuzima bw'uyu mwana bugenda buhinduka uko bwije nuko bukeye, kuko ngo ni umwana wakuranye intego. Ngo mu bwana bwe yakuze afite inzozi zo kuzaba pilot cyangwa se umuntu utwara indege. Ngo nubwo ubuzima nyine butari bworoshye, uyu mwana Tenge Tenge yamenyekanye cyane nyuma y'akaririmbo ka Tenge Tenge yagiye ashyira ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, ku buryo kashimishije benshi, abakabonaga bose bakumva baragakunze, ndetse no mu mbyino yihariye akoresha akabyina, ku buryo n'abana bagakunze kurushaho, ukabonye kakamushimisha agakomeza kakareba. Mu gihe gito amaze kumenyekana, amaze kuzuza akayabo k'abamukurikira barenga 2 miliyoni ku rubuga rwa TikTok, naho kuri Instagram akaba agejeje abarenga 380,000 by'abamukurikira kandi bakomeje no kuzamuka. Mu gihe wowe bishobora kugutwara igihe kirenze n'imyaka 2, ariko uyu mwana akaba bujuje mu gihe gito cyane mu bintu bitangaje. Akaba yaramaze kwigarurira imitima ya benshi mu gihe gito cyane. Benshi bakomeza kumwigana bakora video zitandukanye cyangwa challenges bagerageza kumwigana mu mbyino ye itangaje, nkuko uri kubibona muri iyi video. Cyane cyane kuri TikTok bamwe bati uyu mwana ninde, akomoka he, ndifuza kumubona, ndifuza ko twahura. Mbega uyu mwana akomeje kuba udasanzwe. Mu gihugu akomokamo cya Uganda benshi bakomeje kumwifashisha nko mu bitaramo bitandukanye ndetse na video. Iyo ukoranye nawe akavideo kamwe bitewe nuko amaze kuba umusitari, bahita bagakunda, za likes zikaba nyinshi. Si muri Uganda gusa, bikomeje kuvugwa ko icyamamare muri muzika ku isi ari we Chris Brown akimara kubona video zitandukanye z'uyu mwana Tenge Tenge, ngo nawe yifuje ko uyu mwana yazagaragara mu ndirimbo azakora. Uyu mwana nawe ni ibintu yishimiye, ndetse akaba ubu ari kwitegura kujya muri Amerika kubonana n'uyu mustar Chris Brown. Reka tubitega amaso. Tenge Tenge Rango nubwo akiri muto, dore ibintu bidasanzwe wamumenyaho. Iyo avugana n'abantu akunda kubavugisha akoresha ururimi rw'icyongereza, ariko igitangaje ngo nuko uyu mwana usibye kuvuga icyongereza gusa, ngo uyu mwana ni mwiza mu kuvuga icyongereza neza, Luganda, Rusogo, indimi zikoreshwa mu gihugu cya Uganda, hakiyongeraho n'Igifaransa, ururimi rudasanzwe rukunzwe gukoresha mu gihugu cya Uganda, ngo gusa we ararukoresha kandi neza. Ngayo nguko byinshi ku mwana Tenge Tenge Rango ukomoka muri Uganda, uri kwamamara cyane biturutse ku mbarutso yo kugaragara mu mbyino ya Tenge Tenge aba yibyinira. Dore ko Imana ikora mu buryo budasanzwe kugira ngo uwo ishaka kuba we ntihagira ibyitambika. Uyu mwana uburyo ari kwamamara ntibisanzwe. Niba wakunze iyi video kanda umunsi kuri like, share, subscribe, unatere comment. Ngiye gutegura iki kiganiro ndi Ntagara Delphine, nuzacikwe n'ibindi biganiro, inkuru ndetse n'ibindi. Wabisanga n'ubundi kuri YouTube Ntagara Official, ndetse no kuri Facebook, Instagram, TikTok. Mbifurije guhaha mu karonka. Ndabakunda.